Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe bana b'Imana aho muri hose. Uyu ni umunsi mwiza Imana yongeye kuturemera kugira ngo tuwunezererwemo. Uyu ni umunsi Imana yatugeneye kubaho, kandi buri gihe iyo Imana yatugeneye kubaho idutegurira ibidutunga, ikadutegurira ijambo ridutunga uwo munsi. Uyu munsi rero yatugeneye irindi jambo, ijambo tubona muri Ezekiyeli ibice 37 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 14. Aha rero niho tuza gusoma. Ahangaha turabona umuhanuzi Ezekiyeli yerekwa ikibaya cyuzuyemo amagufwa. Iki ni igice dukunze gusoma, ni igice tumenyereye, ariko iki gice uko dukunda kugisoma uyu munsi Imana niho ituyoboye kugira ngo tuhaganire. Ezekiyeli ni umuhanuzi wahagurukijwe n'Imana mu gihe ubwoko bw'Isirayeli bwari i Babyloni bwaratwaye mu bunyage kubera gucumura, kubera kugomera Imana. Baratangiye kujya basenga Imana z'abanyamahanga. Imana irababara cyane, ibateza abanzi babo bo muri Babyloni, barabatwara babajyana mu bunyage. Muri icyo gihe rero bari muri ako kababaro, bamerewe nabi cyane, bihebye, bumva nta byiringiro bafite byo gusubira iwabo, bababaye cyane. Imana ihagurutsa umuhanuzi witwa Ezekiyeli, imujyana mu iyerekwa, imwereka ikibaya cy'amagufwa yumye. Ibyo ni ibintu dusoma muri Ezekiyeli 37 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Ni igice tumenyereye twese, ariko iyo usomye icyo gice ubonamo aya magambo: ukuboko k'Uwiteka kwasohoye Ezekiyeli ari mu mwuka. Ntabwo yari mu mubiri, ariko yari mu mwuka. Nuko imugeza mu kibaya cyuzuyemo amagufwa. Imugejeje mu kibaya cyuzuyemo amagufwa, ikintu yabonye ari menshi cyane. Yari menshi cyane, ntabwo yari make. Kandi nubwo yari menshi cyane, muri icyo kibaya ayo magufwa yari yumye rwose. Ni amagambo dusoma mu gice cya 37, uze kwisomera hasanga ariko byanditswe. Noneho yari yumye cyane kandi yari menshi cyane. Imana iramubaza iti, imubaza yuko aya magufwa yakongera kubaho. Arasubiza ati, ni wowe ubizi wenyine. Imana imutegeka guhanurira ayo magufwa ngo yongere abeho. Reka tuhasome twihuse kugira ngo twumve icyo Imana ivuga muri Ezekiyeli igice cya 37 guhera ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 14. Ubwoko bw'Isirayeli bwari bwarajyanywe mu bunyage kubera ibyaha bari barakoze, babaye cyane. Buri gihe rero iyo abantu bagomeye Imana, bagata Imana, bababaye, buri gihe Imana ihagurutsa umuhanuzi ubabwira imibereho yabo, ubacyaha, ubahugura, bakumva ijambo ry'Imana bakihana. Igihe bihaniye rero Imana irongera ikabagarura, ikabababarira. Rero uhereye ku murongo wa mbere havuga ngo, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Ngiye kubateraho imitsi, mbagwizeho inyama, kandi batwikirize uruhu, bashyiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita,
amagufwa aterana igufwa risanga irindi ryayo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. 9 Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku ni ko umwami w'Iteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka yinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa na y'ab'inzu y'Abisirayeli yose, dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanurira ubabwira uti, uku niko umwami w'Iteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo, mwa bwoko bwanjye mwe. Umurongo wa 14 kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi bikomeje. Nuko Uwiteka avuga. Amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro, Imana itugirire neza. Aha ku murongo wa 11 haravuga ngo amagufwa n'ab'inzu y'Abisirayeli yose nta byiringiro byo kuva mu bunyage, imibereho mibi bari bafite igisuzuguro cyo kuba Imana yasaga nk'iyabataye, kubera yuko bayivuyeho bagatangira gusenga imana zindi z'abanyamahanga. Imana itugirire neza. Ezekiyeli yabwiwe kubwira ubwo bwoko bw'Isirayeli ko Imana igiye gukingura ibituro byabo, ikabibakuramo, ikabagarura mu gihugu cyabo cy'Abisirayeli. Ubutumwa bw'uyu munsi rero, guta Imana, gusenga izindi mana, gukora ibyangwa nayo, kuraguza, guterekera, kwiga imico mibi ihabanye n'ibyo Imana ishaka, bizana urubanza ku mwana w'umuntu. Reka mbisubiremo: guta Imana, gusenga izindi mana, gukora ibyangwa nayo, kuraguza, guterekera, kwiga imico mibi ihabanye n'ibyo Imana ishaka, bizana urubanza ku mwana w'umuntu, bizana gutandukana n'Imana. Ibi ngibi rero nibyo byatumye Imana itandukana n'Abisirayeli, ikabareka, ikabateza abanzi babo, bakabajyana mu bunyage. Ibyo nibyo byababayeho muri iyo myaka yose. Noneho rero muri iyo myaka bambabaye, baratakaje ibyiringiro, baguwe nabi, nibwo Imana yahagurukije umuhanuzi Ezekiyeli, imucishamo iryo yerekwa ry'amagufwa yumye, kandi ngo yari mu kibaya, ngo ari menshi kandi yumye rwose. Imana rero ishaka kugira ngo ivugane n'umwana w'umuntu, hari igihe ica mu bintu bimeze nk'amarenga. Ubwo urumva yamweretse izo nzozi, imwereka iryo yerekwa ry'amagufwa yumye, ariko ishaka kugira ikindi ivuga, ishaka kugira ikindi yereka. Ni ukuvuga ngo byashaka kuvuga yuko ubwo bwoko, ayo magufwa yari yumye rwose ari mu kibaya, byagaragazaga yuko ubwo bwoko bw'Isirayeli bwari bwaratakaje ibyiringiro, bababaye, bumva yuko ibyo barimo ntabwo bizigera bigira iherezo, bumvaga yuko batazava mu bunyage, bumvaga yuko bazagwa mu mahanga, bumvaga yuko ako kababaro batazakavamo. Hari igihe umuntu aba ari mu bibazo bikabije, ndetse akumva yuko ubwo bukene arimo, ako gahinda arimo, izo ndwara arimo, yumva ko nta herezo. Ariko reka nkubwire, igihe kiragera, iyo ugarukiye Imana, ibyo bintu Imana irabikubabarira, ikongera ikagusubiza mu murongo wari urimo. Ni ukuvuga rero, hari aho tuza kubona Imana itegeka Ezekiyeli kugira ngo ahanurire ubwo bwoko ko igihe kizagera bakongera bagasubira mu buzima. Aho hari aho yahanuye avuga ngo abahanurire umwuka w'Uwiteka
ngo hanure ngo umuyaga uve mu mpande enye z'isi, ngo noneho ngo uwo muyaga ujye muri iyo mirambo ngo yongere ibeho. Urukundo rw'Imana rero ni rwiza cyane. Gutandukana n'Imana bizana urupfu rwo mu mwuka. Uko gutandukana n'Imana kubera ibyaha byabo byatumye bapfa mu buryo bw'umwuka. Icyo ni cyo gishushanyo cyitwa amagufwa yumye. Nawe iyo watandukanye n'Imana kubera ibyaha wakoze, ukumva nta busabane n'Imana ufitanye nayo, ubwo watangiye gupfa mu mwuka. Ariko iyo wongeye ukihana ugasubira mu murongo w'Imana, ubwo hongera ubusa nkaho ukuwe mu mva, ubusa nkaho ukuwe mu bituro, noneho ukongera ukabaho, umwuka w'Imana ukakugarukira. Urukundo rw'Imana rero rumeze rute? Kubw'urukundo Imana igirira abantu bayo, Imana ishyiraho uburyo butandukanye kugira ngo wa muntu wapfuye mu buryo bwo mu mwuka kubwo gutandukana nayo yongere yiyunge nayo, kugira ngo yongere abeho mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya! Kwiheba gukabije, kumva ko imibereho mibi urimo utayivamo, kumva ko watawe n'inshuti n'abavandimwe ntawe ukigukunda, kumva ko ibi byaba byiza ari uko wapfa kuruta kubaho muri ubwo buzima bubi urimo. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza amagufwa yumye, ni ibimenyetso bigaragaza ko utangiye gupfa mu mwuka, ni ibimenyetso bigaragaza yuko nta buzima. Ubundi ubuzima butangirira mu mwuka. Iyo uri muzima mu mwuka, iyo uri muzima wumva unezerewe mu mwuka, wumva usabana n'Imana mu mwuka, wumva uri kumwe n'Imana, aho niryo shingiro ry'ubuzima. Kubera yuko aho ngaho iyo uri muzima mu mwuka biragenda bigashyira no mu bitekerezo n'umubiri, ukabona umuntu ari muzima. Nicyo gituma ubona nabo Imana yabonaga kuko batandukanye nayo, yababonaga nk'imirambo, yababonaga nk'intumbi, ndetse si n'intumbi gusa, yabonaga nk'amagufwa bumye. Ariko inkuru nziza ni ihe? Ni uko iyo imibereho y'umwana w'umuntu ari mibi, umuntu akabimenya, akamenya yuko ibyo byose arimo gucamo biterwa n'imibereho, biterwa n'ingaruka z'uko yataye Imana, akihana, Imana irongera ikamugarukira. Ni ukuvuga ngo inkuru nziza ni uko iyo mibereho mibi urimo, Imana ifite imbaraga nyinshi zo kuyigukuramo, ukongera ukanezerwa nka mbere. Reka turebe Zaburi igice cya 30 umurongo wa 5 uko havuga. Dore uko havuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Urukundo rw'Imana ruzana ubugingo. Nubwo Imana yakurakarira kubera yuko wakoze ibyaha, nubwo Imana yakurakarira kuko wayicumuyeho igasa nkaho igukubita akanyafu kugira ngo ikugarure, urukundo rwayo ruzana ubugingo. Urukundo rwayo ruzana ubugingo. Ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi ushobora kuba ufite ibibazo, uyu munsi ushobora kuba ubabaye cyane bitewe n'ibibazo waciye, bitewe no gutimana, bitewe n'ibyaha ukora. Ariko kugaruka kwawe, kwihana ibyaha kwawe, guhindura imibereho, kuvuga uti ibi binarindimo ndabiretse, ibi bigirwamana ndabiretse, ngarukiye Imana. Imana nayo yiteguye kukugarura mu buzima. Ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Buno butumwa bwiza Imana imanuye kugira ngo wowe wihebye bitewe n'imibereho urimo, banza wisuzume urebe niba ibyo urimo gucamo ari ingaruka z'ibyaha wakoze. Usabe Imana ikubabarire, Imana irongera ikuzanire ihumure, iragukura muri ibyo bituro, iragukura muri ako gahinda, iragukura muri ibyo bibazo urimo, nk'uko Imana yakuye abo Bisirayeli ikabakura mu bunyage. Umva, bamaze imyaka 70. Mwaka wa 70 nibwo Imana yahisemo kongera kubasubiza iwabo. Nawe Imana uyu munsi igukure muri ibyo bituro, Imana igukure muri ubwo buzima butanejeje, wongere usubire mu buzima, wongere useke nk'uko wasekaga, wongere wishime, wongere uhimbaze Imana. Urumva bari baramanitse inanga, batagicuranga, bibuka uko bajyaga bahimbaza Imana mu rusengero i Yerusalemu, ariko urwo rusengero bari bararushenye.
rero uyu munsi wa none urumva ko nta byishimo gifite by'agakiza, nta byishimo kubera wenda ibibazo waciyemo, urumva ko nta Mana ikiriho, urumva ko gusenga Imana no kuyihimbaza bitakikurimo. Ariko uyu munsi ni umunsi Imana yifuza kugira ngo igukure muri icyo gituro, igukure muri urwo rupfu, wongere uzanzamuke, wongere uzurwe, kubera yuko uyu munsi Imana irifuza kongera kugusubizamo ubuzima bw'agakiza, ukongera ukanezerwa. Wowe watakaje rero ibyiringiro, ukibwira ko ibyawe byarangiye, humura, izera Imana. Iyo atabaye abandi nawe ishoboye kugutabara. Iyo atabaye abandi nawe ishobora kugutabara. Wowe wataye ibyiringiro, ukibwira yuko ibyawe byarangiye, ukumva yuko wabaye akahebwe, ukumva yuko iyo ndwara yawe utazakira, ukumva yuko akazi utazigera ukabona, ukumva yuko uzahera muri ubwo bukene. Imana ishobora kugukura muri icyo cyiciro ikakugeza mu kindi. Nta joro ridacya, nta mvura idahita. Humura rero, izera Imana. Iyo atabaye abandi nawe yagutabara, ishoboye kugutabara. Ariko rero kondisiyo, nk'uko Abisirayeli babanje kwihana bakareka gusenga izindi mana, nyuma Imana nayo ikabababarira ikabasubiza iwabo mu gihugu cy'Isirayeli. Nawe niba ibibazo byawe ucamo biterwa n'uko wataye Imana, nuyigarukira nayo izakugarukira kandi uzabona agakiza kayo. Imana ikugirire neza, Imana igutabara. Reka rero musengere dusoza. Imana yaremye ijuru n'isi, nsengeye uyu muntu urimo kunyumva, dore Imana ishobora byose, yashobora kuba nawe yarataye Imana. Ibi bibazo acamo ndagusaba kugira ngo wongere umusubize mu buzima, nk'uko Abisirayeli wabagaruye mu gihugu cyabo nyuma y'imyaka 70 baratakaje ibyiringiro, ariko ukabohereza umuhano Ezekiyeli akabahanurira abona amagufwa yumye, akabahanurira umwuka w'Imana ukabazamo. Nanjye ndasenze kugira ngo aba bantu wongere ubasubize mu buzima, ariko bahe kwihana, basubire mu murongo, bongere bagusenge, bongere bakugarukire. Urakoze Mana yuko ubikoze mu izina rya Yesu, amen.